Abawe. Komera. Ese nyabazu. Urana waciye ibikuba ngo umva nkubwire. Ikanzu ni ndayishyira. Enda mfashe Fasha kugendana. Haguruka. We naguri kumbona ubu ngubu. Oya mbabarira mbwira ibintu bimuye Banza hanagura nyanduriza ikanzu. Banza hanagure. Se nyabazu ibyo nibicyo ufite. Yavuva. Fasha mpana. Ndetse nihanagure neza. Hahore. Ubuse nago bireba. Reba. Wabibonye wambonye. Reba. Kawo. Mfasha mbanza mpereza umwambaro wanjye mbana nambare. Enda mfashije. Ndebera neza. Ndebe ko iyo kanzu ari nziza. Ikanzu se ni yawe. Nese hano iyo kanzu ari yande mada. Ariko mama uzi ko utazi ibigezweho. Zime neza rero. Mpano n'ibyanjye. Ise niyo uzambara bagusohokanye. Bansohokanye. Ariko uziko nyabazo ngo wanyibagiwe. Twarakize nge n'umugabo wanjye. Urumva? Ndamubwira numva rasheri wanye nkunda rukundo rwanjye bintu byanjye. Tugomba gusubira mu bukwe kuko twakoze ubukwe tugenda n'amaguru ivumbi riturenga. Urumva? Ntega amatwi nyumva siko ndabatangaye. Nyine mbwira abandi basubira mu bukwe wowe n'umugabo wanjye. Tuyekuye dukora ubukwe. Kunseka anyabazungu watsetsa kuko muri iki gitondo. Ngo iki? Ngiye kwenye gukora ubukwe n'umugabo wanjye. Ubu gutyo ngana uje kongera ukora ubukwe. Tugomba kwisazura. Mugabanya kujya amafaranga akaba agiye gupfa iki koko. Apfa iki ntabwo twayakoreye. Twakoze ubukwe dukennye, dukora ubukwe batarya, uri kumva? Baramubuje kukurongora nyine ko mwakoze ubukwe mu. Ibyo se bivuze iki? Tugomba kurongoro none nge nshaka turongororwa. Cyangwa bandongoro ugiye kurongororwa. Yego. Nase se byo. Umva buri mwanda ndi gutumira abantu rero nagira nk'umuntu w'ifiti yanjye. Icyo none ndabyemeye. Ikanzu rayibute. Uzi ko nambaye ikanzu bitaga ngo sate we. None ubu ugiye gutsapa harya ngibayita basha gorge. Mbese ubibera ugiye kugenda warihenengetse gutya. Nuzubwi zagukwira we. Iza bambweho nayikuye bambwiye ngo nzikanda gutya ngo amabere nyakandi ajye mu hano. None sura ntari kujya muri. Ariko noneho isirarangiye. Ikindi kandi ubu wabihariye abantu bato kuko. Ariko abana bato urabona nshaje. Nago mvuze ko ushaje inshuti yanjye ariko nta amafaranga ntasaza. Wayahaye abakene bakirura. Abakene n'abandi nawe kuko nta soni ufite. Ngomba kubisubiramo neza ku murongo. Reka nkubwire impamvu ngiye gutuba. Nzakubera amarende. Nzakwambarira. Kandi abantu tajya mu nyumva. Tega amatwi impamvu ngiye mu bukwe bwanjye. Icyambere nkora ubukwe. Nagiye n'amaguru. Nambaye bya bikanzu bimwe byanyereraga. Tuno tuntu tw'imitako turiho tutariho. Uri kubyumva neza? Icya kabiri njye kukubwira. Bari batwaye kasete hano ku rutugu. Bagenda bandirimbira igisirimi yaronga ari ibyo bari. Yego. Hano no ubu ngubu. Za modoka zabo ngo di. Ntabwo nigeze nzumva ubu noneho ngomba kugenda shinjagira. None ntaramenya no kwifotoza. Ubu ngomba kuyinifotoza. Ubukwe nawe nzagutanga bizina ry'Imana kugira gutya. Ugomba nanjye twabiganira aho tugomba twabikora subwo. Wowe se ngihunga nutya. Ntago mbizi niba mufite ubushobozi. Ubu ni ubushobozi. N'ubushobozi bw'ifaranga. Niki faranga rivuga? Ifaranga ryaje ubundi. Saro irahinduka. Mu cyumba igitanda kigahinduka. Amashuka agahinduka. Watumvishe nakuvike ngaho mana bitanu negurira gasukari no kuri kwimana mbabarira. None ko nje kugutumira muko nje nyine nzagutwerera ntaki no se urashaka intwererano. Nguhe bitanu zantwereremo. Nta ntwererano yo. Ntabwo mvuze ko ariyo nzagutwerera nyenda gura gasukari akuze wabonye amafaranga nkawe ko presence yawe niyo kunzira mu bukwe nta kindi nyabazungu nashyushye. Ewe wanashyushye watuye byumva nkubwira. Inkoko niyo ngoma. Yego. Ugomba kuna kandi ukuganje nta batindi nta n'imisega nshakamo. Chaka basirimo gusa bagendere kimero. Abagore bonge nzambara iki mu ntabari gishakishe kibitihise niba ntacyo ufite umuze ngo amafaranga yo gukodesha umwambaro z'ambara. Ibyo ni byari cyo ngukunda byo mva ndazu yame ntumbeshye uzanguka ahubwo mfasha nose kuri kugendana n'ikanzu ndi kugenda nereka abantu ndi gutumira ikanzu nzambara ariko ntabwo bayiroga we naguswe abantu bicubuka ndarogoye zaba baricubwa tugiye kubusubiramo. Mugiye kubusubiramo ariko bayiroga bugapfa na none ugasanga unaro Imana yindi urabizi ndagukunda. Nkubwire ubukwe bwanjye hazashya we. Ntago mana ye baba we hazashya we baba we umva kuri kw'Imana. Mfasha mbese ubu washyushye nashyushye ugiye guhera ruhande ntumira mbereka n'ikanzu wayishimye basi cyangwa wayigajya gushakira. Ni nziza pe ni nziza irabifite n'urukweto bijyanye rwa goruje. Reba kurana ko ngaho reko urukweto rwa goruje se rubaho. Reba ariko reba sha nanjye sha nambaye kino kirabyo wabibonye.
wayibonye ariko iyi foto nanjye nzayifoto izina ry'Imana ngo umva ko nanjye nshyira ifoto muri telefone yanjye iyawe n'umuntu nyambitse wagira ngo yaritonze arandodera itonde ubukwe nibuza nibwo uri bumbone neza nyirabazungu ndimukire ye nyabazi ugenda urakoze kumama kuri iki gitondo umva ngiye n'ahandi hare hose ngiye kubatumira hanze y'ishyamba ariko utumira hose umwereka n'ikanzu ubukwe utumira wese umwereka n'ikanzu y'ubukwe nkamubwira ni dore wayibonye ngese nambara ibintu bya pirate n'amafaranga dufite umugabo wanjye bye bye nyabazi abagabo bazi kurongora ngarongorwa nyirabazi reka nyogereza ibyombo yewe nyabazungu ararongowe ntabwo byoroshye yewega umva ariko ari ahantu tuvuye ni kure mukomere badi mukomere cyane komera muraho neza ni amahoro se umeze de meze neza mwambona mute rero iyi kanzu murayibona mute iki se ni yego murebe ariko murebe neza ndabona igizinda ko mbona ari gutakara ngo biracitse se ariko mukobwa ubugize ishyari ugize jabuzi ko ngiye kwikorera ubukwe nkongera ngasubira mu bukwe havugurura amasakaramentu n'amasezerano n'umugabo wawe unciriye ikanzu nanise arese yakora nyikoze ntakora ubukwe ushaje umukecuru ngana nawe shaje ndiwe wagumiwe mumpereze mutandagera ikanzu de ndakira ndabona urongo ushaje madame ngiye gusubira mu masezerano n'umugabo wanjye bagiye kugusazura none nanyuziko nawe ni bagusuzura rwose mwebwe murimo ubu wanyambarira ninde ahubwo se nimba utakwambara ahubwo se ninde wakwambara umukecuru gana hano ndore dore ugiye guhitamo se konde wowe umeze nk'agafuka gatsindagiyemo ibigori cyangwa amabuye ikibazo ni size cyangwa wowe urareshya nk'impyiko y'ihene nawe ngushaka hene y'abakobwa beza disiwe barebare batareshya nkanjye nzambara ukweto nkareshya nkabo cyakora nkuyunguka ndebe kano disiwe ni n'akayumbu nga ndore yegusha mureba wowe bugiye aha ngaha hagarara ngaho itaye nigezweho nyirabazungu ngomba kuba meze neza mfite abakobwa beza mfite abasore beza abanyambari imana yanjye we amafaranga araryana we kandore nawe mukobwa gana guma aha ngaho wowe ayiga mana none uyu nguyu ameze nk'igitebo mana nyagasani we bana we wagira ngo ni umuvure wubitse wowe buretse ngwino ratandora nanjye sinshaka kukwambarira dore piyesi zawe itonda ariko se sha ndabazi ndabazi ni ishyari mutaye kuncira umwenda ntarawambara ndabazi sha ndabazi ino barabambwiye n'ubundi barebera mu yandi maso n'agasuzuguro kenshi nyirabazungu mfite amafaranga umva nkubwire njyewe uranzi neza cyanyere ko umugabo w'impunzi ni wa musaza se cyangwa yabonye mu diaspora ugiye mwitonde byari nahanga mbayizi fasha ubu ugomba kumbera umukara fasha nyenyere neza mukobwa mbabwire mana dore nawe utangiye kunyanduza n'ikanzu ni nkayo yose atanayiro ndebe ngwino nawe hano ndebe gende ndeba kano kasha ahubwo reka nkubwire wakuremera byibura imyaku n'imikoshi kuriho ukareka ko wafata akakambaro k'umweru umva kakakumagura kuko waramagiwe wowe ndabeshya urareba ukambona ukabona imyaka mfite naramagiwe wa mukecuru agiye witonda ubu wese ngo ari iseri n'ibiki byose cyakora reka nkubwire uzakora iki mu bukwe bwangera kugira ngo basi no kugusebya ako wahiye koko uzakora iki uzaza ujye uhanagura amasahani kuko we niyo n'uwo wategura n'ibyo abashyitsi banjye barya rwose wowe nawe cyakora ufite imbaraga uza uterura amasafuriya ujyana kuri bife handi bambwira ntabwo umukarani wawe ntabwo ugomba kuza kwa bwanjye se ikirenze kuri uzaza urye umwe ku buntu nta n'intwara nkeneye urabona nabura yo kugutwerera urabona nayabura iyo yagira ntiwari kugura umugabo wewe waramuguze harya ngewe nashatse kera umugabo wanjye dukundanye niyo mpamvu washatse umusaza ngeze sinshaje dushakana nta mafaranga turagira aho tuyaboneye rero tugomba gusubira mu bukwe nkongera nkambara agatimba bya bikanzu by'amasate twambaraga icyo gihe reka mutegeze murebe neza
nukurongorwa nukurongororwa nyirabazutu ntazunguza umurizo muziko wa mbasiri urumva ukuntu uri kuntuka ntigerara izi mbasiri ubundi muranzi umva so nta n'ikintu gishinzwe mu bukwe bwanjye nkeneye aba bonyine mutazanandogera ngo mwisaye dushaka rero tubashe tugutwara icyo gisaza yewe muranzi ariko iyo ubona umugabo yemera kongera gukora ubukwe nanjye ntago abareba wamuvure we wayiteba we wakiba we yawe gushaka wiki mwamberebere mwe mwamisega mwe mwamihirimbira mwe umugabo yabashaka iki ibyo byose uri kubibwira abantu bari mwebwe aba batatu kandi nutinda kwisuzaroka ndetse ubu ntaro kubibona ese urabona uriya mugabo yaba kimunambye nutinda amushaka kwisuzanaro gusa amagambo amukanwa ubundi mwamihirimbira mwamwenzingane mwege mumeze nka kandi mushaka kunyiyahuraho ubu nahita nifata ntarambara akagatima nahita nakurikido mbaho nyowe ubundi umugabo uzagushobora ufite ibiro bingahe wo urabona washobora mwamvuye mu maso kuko bwawe nta nubwo mugende mugende umva ngize imana ntimwe ko none wamweje kwinkoso abagabo sise wakubona uri inzobe nico umuntu mubibone uzi ko umuntu asaza n'ubwenge bukagenda mwemutse mwe tuvugane kambare mbarata yewe widatawe irami hofu niyo nabatumye ngo munzanire ubundi ko nabwo ngo muzaje abakobwa beza utuyumbu barebare birabikurise none se bagutwaye iki se bakwambara bo ubu babona ikanzu yabonye bakwihoreye udutukiye inshuti none ngo twebwe nago ngira so mugende namwe nta kibazo nimugende nta kibazo fita amafaranga nyirabazungu ni urabwitana wewe n'uwo mugabo wawe ngiye mugende ntago muzi yuko nimugende uzabwitahane mbona umuntu mbona ivumbi zabwitahane mfite amafaranga we urumva kandi amafaranga nta kintu atakora n'abakobwa kodeshwa barahari di urumva ntimunyikananshureho ku mafaranga yanjye muri kumva nyirabazungu muzondi we asya njye gutumira ndubu ngubu nagiye gutumira n'abariya nabundi kari agasantere abantu bose b'abasirimu bamaze kuvamo bose shagira vuba nk'ubwo inzoka ikuririye muri iki gihuru mwiriwe nyirabazo amakuru ni meza harya witwa nde badimani badimani hey umugabo njye aragutumiye umva musore kugenda hagarara nganjye kubatumira njye mfite ubukwe ndiko ndakubona mfite ubukwe umugabo njye aragutumiye wewe niwo gira urongogwe cyane n'umukobwa wawe ninjye ugiye gukora ubukwe njye gusubira mu masezerano tugiye kwisazura njye n'umugabo wanjye ntabwo yagutumiye ku myaka ufise ugira urongogwe kandi ngo arabatumira kandi wasanga arizo nkweto mugira mwatanu ukwe bwanjye ikibazo cyo kudutumira niki nose inkweto nizo zitaho ngewe ngiye kurongororwa cyo bise kurongororwa wabyumvishe neza oya ya divorce tugiye gusubira mu masakramento twiyibutse kera hacu hashize ni yubira mugira mu oya nurebe kanzu nambaye ikanzu utagira tuno tuntu urumva none uyu munsi wanonge n'umugabo wanjye ubu ugiye kwambara ivar agatimba kagezweho narabyaye gusa mu masakramento bibaho ikindi kandi nubwo mbatumiye muzaze murye munywe murabyemerewe ariko wumvishe ariko kitonderwa ariko mu rubanza rwawe ntituzasinda ntimuzigere mugaragara mu bashyitsi banjye aho ngaho tazanyicira amafoto usubwura dutumiye muzarire mu gikari iyo ngiyo munywerere mu gikari nababwira mubyinire mu gikari nababwira iki usubwura dutumiye cyangwa tuzaba turabakwe ndabatumiye mugende abasore bo muri no quartier tujye tumwere mu gikari mwe mugende ariko ko mbatumiye ni ibiki nimucyakora nimuhindura imyambaro mukambara neza mwenda ibintu mwambaye muzicara mu bashyitsi no si iyo myambaro tuzayikura tuzayishaka nose ndabatumira mu kwe nabashake imyenda muzambara ubwo bitabaye ibyo muzaba abavumvyi se tu ndabivuze nyirabazungu ndabivuze nyirabazungu muzicare mu gikari kumva birabamba nanjye n'ubwa mbere mbibonye n'amahano rwose tugenda tujye kurondera akazi njya gushaka akazi naho by'abakecuru kurongorwa Semuze haramutse naguhize komera ahantu hose nirukanze ndayizenguruka mu bikari hose nakubuze ndi mu mibyare yanjye hano nyirabazuba ko mana nyagasani
umva rero nzega mfite ubukwe eh ariko burya wijya kurisha ngihera ku rugo niko njya numva ndarebye mbona ahubwo ngiye gutumira abantu b'impande n'impande ntahere kuri wowe nubwo uri umukene wacu muri karitsiye basira nawe nyiri ipantaro yo kwambara igare ariko rero muzehe ndakumva ubukwe bwanjye ni ubukwe bw'abasirimu urabizi ko neza ko dufite amafaranga menshi twabakire ubukwe bwanjye ugomba kuza nubwo ngo utume utibwa ngo uzapfa kwizana gutyo gusa wogosha inyogosho bitarokoke nakareka ariko se zombi bazazikatamo rokoke gutera ntacyo rokoke uzayiconge mu bwanwa ntacyo uzayiconge ndagutumiye kurya no kunywa birahari ibintu byose ariko nitaye ko muri abakene duturanye dore ko tunakaranga nkumva murimo muri humuriza n'abazungura ibyo uvuga uri kubyumva yego ugomba kuza wameshe baba we ntanda nyenezi gutondagira nzafure cyanzatira n'imyenda nta kibazo sawa ndagutuma inkoko niyo ngoma n'abandi ubona ugende ubabwire ati kwa nyirabazungu akabwana hari ubukwe muze umubwire nzaza uzaze kandi uzave nta kintu wariye n'iki na kimwe nta nicyo wanyoye nta nzoga zabazanira inzoga ziki nta nzoga zo mu bahanya dukeneye icyo ngutume ni presence yawe kuye ngo uze mu bukwe bwanjye n'umugabo wanjye hari ikindi nyirabazo ndabyumvisha natangiye kugenda maze ngiyumvamo wabibonye nuko uzabugurumana yego ngaho ndagutumire muzehe n'abandi bose bambwirire ariko nyirabazungu ukira ariko bigenda ye asubirije mu bukwe none ngo nzabotaye ngo ndi umutindi ngo ninda ngo nziyogoshesha amapinga nyirabazungu ngenge mu bukwe bwe yankebeje kuriya ntabwo byavamo ariko kandi imibyare yanjye nzangwiza izi wanjye ntagenda pusha amafaranga umusanga bushe biri kugenda zangwiza imibyare yanjye nta kibiri wayi abakobwa bwagira ayita umutindi burasarusha iki amafaranga babonye ejo bundi cyangwa tugende cyangwa tugende umugore w'ikimbe cyangwa umugabo w'ikimbe cyangwa we wicishwa ngaha ngomba kugenda ngufashe ntabyo nshaka ntabyo kumva twumvikane pe tudapfa ubusa tutarava aha ngaha ugomba kwemera nkagenda ngufasheho umfata iki tugomba impamvu nabisubijemo ngo bisubire ndebera neza bitavamo ahubwo najya ngo duhindure ibitaragenze neza mu gihe cyacu cy'ubutoya tugomba kwisazura rero ubwo rero twava wisazura nande je ntabwo nshaje hashaje so na sogokuru wawe ngo iki ariko agasaza kamana nkubaze uzi ko mba nakore nyirabazungu mba nacishe make kuya ngo ngengo ndi agasaza afite imbaraga uracyashoboye ushoboye cyubundi ko ari kugira ngo nihenangure ku bantu mbereka ko dufite amafaranga umva nkumenyeshe ko iyo urugo rwagize amafaranga rukize bigaragazwa n'umugore ntabyo uzi okay no niba iyo nkubahishe mu bandi bagabo unyubahishe iki ahubwo kugiye kunsebya imbere y'abantu wowe ariko ibazo ikintu cy'igikecuru reba ibintu washyize ku minwa reba kiramibere neza kiramibere rihagararimo neza rimeremo neza ngaho ibi sibyo nakubwiraga se iryo bere ryawe niyo ryatumaga tutagomba gusubirisha mu bukwe ibere ryaraguye wagira ngo ni sentire y'intuze ya wa musaza bita wariya ku kabari wagira ngo ni sogisi ya so warigushije ntago wanshatse ibere ryingira ihagaze so warigize gutya twaritse kamera gutya gahombana tugende rero ariko usuramwe ngo tugenda nta bantu abantu natume bose ndabona bataraza banyereje ahubwo se wowe watumiye bari hehe njewe kandi warambuje gutumira abantu nje wambuje gutumira abantu urambwa ngo sinzagira abo ntumira gucyo koza umuntu natumiye nguyu Manu urakaza neza ko twajyanishije yega nje nawe turabasirimu ujye ubimenye wowe nje na Manu muninde utari umusirimu ninde ni njye nyirabazungu nje na Manu Manu urakaza neza musuhuza none ureba hagarara uyu nawe uri we pare ndamupare uri we pare ahubwo tumaze pare wambari kwabo yabaho toilette yanyura washaka kujya kwihagarika cyangwa ugenda ntureba nakerewe pe irambona ute waberewe pe ni wumva ubundi niwe wanjye umugabo yanzengereze yanzonze ngo ndasana ngo amabiri ngo yaraguye ngo ibikini murakoze kuzakirika tugende abandi si abandi natumiye abantu benshi urumva nose ndagenda ko ari bana nyango nihenureho nishongoreho mbere koko nakoresheje ubukwe wabyumvishije ndagenda ngiye umbaga warashaka kwihenura ku bantu arashaka kwishongora ku bantu ntabwo ushaka ngo dukoreshe ibintu bizima uri kubibona nge nari nzi ko ushaje utaberwa ni ngaho nyumvira kandi ubu nkawe wamufuka we uri kuza umbwira ngo ndashaje urabona ashaje nukuri ko Imana burya wabereye
Ntuzi hano wagira ngo nta kintu cyabaye. Iyi nzoga urabona itaryoha mu bukwe? Iyi niyo ngise muri bari yo basaza. Iyi niyo y'abasaza. Kintu cyabaye se basaza abantu bari he abandi bari. Kandi tujye ku rusengero. Ku rusengero. Namubasha abantu yatumye ngo yatumye wewe. Oya ku rusengero si baritwara. Yiha babikorera nyine barishyira mu zindi. Kujya gutumira ko uyu mugabo namwe ngo agenda atumira abantu. Ngo none ngo abantu yatumye ngo niwe ujemo wenyine. Ariko se niyambwiye se ko wamubujije gutumira ngo babana n'injagatira. Ngo mbana nijagatira wanjegera we wajyaga kuvuga ngo ngewe ngo nakubuje gutumira ino mbwebwe ubundi ugira ubwenge seka bwana ariko nawe injombo rwara ubukwe bw'ingege turabuvumba turabutahaga uyu muhirimbire wajyaga kuvuga ngo nakubuje gutumira nkandi soni hakubundi yo kurugutura amatwi ukabyumva neza mwabyumvishe nize muri runo rugo uranshaka wiki wa mugabo we narakubwiye ngo dukene gusubira mu masakramento yacu sorry biki wowe ugomba kunshecekesha nta muntu ugincecekesha ngiye mu rugo rwanjye ntabwo uri buze se mu rugo bwakabwana ubura nk'ubwa rusake se nabatukaga yene ngize batuka genzi gutukana ngiye kuva nabone natukana unzi natukana yoroheje ukareka kubwira umugabo wa magambo none se ngabara mbwira wigeze ubona bwari umuntu papa ngo ntago ari buze ngo nyirabazungu ngo yaramututse ngwindeze buretse ari gutuka umugabo we gutya akabura gutuka data bukwe se nawe ntaza mabukwe usurumva nimba aratutse sobukwe nyoko bukwe waramusize mwabantu b'Imana mugiye kumbwira ko ku ruhande rwe ari njye nyine uhari ariko nubundi bwarubuka bwo kwigaragaza izo nzoga se zirengo twinywera kwigaragaza dute nta kintu ntakoze imodoka ziraparitse ntabwo imodoka ziciye hariya nazibonye ziraparitse inzoga urumva none umunyakigega ntabwo arahagera abatetse ibiryo bamaze guteka bagiye ibiryo birahari ibintu byose birahunga ariko abantu bagiye wese nyirabazu ubwo se ubwo nimba arabujije umugabo gutumira abo watumiye bo bari naratumiye ngewe ngenda mbwana n'abahenda ntimuzaza n'ibyo bifu byanyu ariko muze mwakarabye mudatumukina n'ibifu byabo ubwo se ubwo ninde waza ngaho nyumvira nawe ko wagiye utumira nkagenda mbwira ngo abambaye bodaboda bazajya mu gikari tugende tujye kwa padiri tujye gusezera bwana ntaho ntigiye ntabwo ndi bukujye inyuma nose none iki kimwaro ngero none ubwo nge nasigara hano nkora iki ntutsige hano ngenyine kamana mbabaze mwabagabo nubundi urongorwa arahari n'urongora arahari twigende umunega amatwi mwumvi ngewe twakoze ubukwe n'umugabo wanjye dukeneye nta kintu dufite ntacyo turi basakintu hahandi no kurya Imana mfasha none ubu Imana tutayiteka tubone amafaranga naringiye kwihenura ku bantu bansuzuguye bose ku bantu bambitse udutimba abakobwa bo tugezwe ge nambaye kakanditaga ngo satekera cyanya bazuri inshuti nubwo bwatabaye pe ariko reka mande mbabwire mva ngubwe ngo turi inshuti nubwo bwatabaye ndetse sibyo ubwo ubundi se ko ibi bitarifite abantu babinywa baretse nka kimwe zose manuka manukubwire nawe nagiye ngo mbyeka kwihanangura nge n'umugabo wanjye biranze badufoto hagize nk'umuntu dufotora ko mboye telefone wadufotora adufotore nge nawe hadufotore agufotora n'imbwa yewe nakwisimbwa Manu yahoze avuga ngo urumva natukana n'umuswari kuri imbwa ahubwo reka afate video uri kumoka ariko noneho ubu kwegera nawe uvuze ubundi ubukwe bwari kuzaba koko asenyera ntabyo mvuze si wowe watumye se ndabona utangiye kwiha ibyacu ariko nge naje mu bukwe ntabwo nabuze icyo ndya sinabuze icyo ariko igenda gake pa gusa ntabwo ndi mu bantu ariko natwerereye no se ntabwo watwerereye ntabwo nyabakinyi sinyakeneye ntabwo ndi mu bantu uruvuga ngo muzaza n'ibifu byanyu jewe natwerereye barayama n'ubutabo umva nkubwire watwerera n'umugabo wanjye sina nagutwerera ubundi wari unihuruje ariko naragutwerera ariko nge naragutwerereye uranyamutwerera nzoga se ushyira umugabo wawe none nimba naragutwerera uko niba ubengeye biragenda gutuma kwerera gusa ndindi uje kurya unywe jya kurya unanywe ariko ntabwo mwemere gusahura umutungo wawe nyabazo nanjye wanjye ndateka uzajya umbabarira cyane uri kumva ngaho nyihena uragira kugenda utumira abantu wigize umuntu wadanje ngo ubukwe nari wadanje ako se ubundi ubukundi bwari kuba warebye ye wa mugabo we niwabongoye kamaze nkubaze umva reka nanjye nigendere noneho mu bwitahane enda fashe inzoga ndabona atangiye kuza gutwara ibintu nyabazu reka nkubwire ubwo ndagiye uransanga kwa padiri mugabo none se ubungubu ndaza gute n'agatimba koko nta n'umuntu ukantware wambaye ukaza ukantwaza agatimba koko maze ukamfatiranga
kanzire ndayikubana mu nzira nte gukomana yanjye usi kwa pati ndagiye nta muntu n'umwe ndi kumwe kandi icyo nari ngambire ni ukwihenangura ku bantu ntababwe ko mbarusha umugabo mbarusha kwambara neza ko nyirabazungu nanjye menya narengereye pe. Yes ni Manudi wa cyangwa se Manudi show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira man ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube wandikamo Manudi show ugira filime zanjye urebe banga zanjye zose mba nateguye ni Manudi show.